reka uyu munsi ntangire mbibariza utubazo. Ese mu rukundo rwanyu mwaba mwarigeze muhura n'abantu bifuza ibya mirenge, ba bandi bumva mwakundana uko babyifuza, mukabaho uko babyifuza, mugakora ibyo bifuza kurusha uko mwebwe mukora ibyo mwifuza mwe muri mu rukundo? Ese waba warigeze wumva neza neza ushaka kureka umukunzi wawe bitewe n'amananiza y'iby'iwabo cyangwa se ibyo bari kugusaba gukora nawe ubwawe udashoboye kwikorera? Ese mu buzima waba warigeze neza neza wumva ubihiwe n'isi burundu, ikibazo kiza kigasimburwa n'ikindi kugeza ubwo wumvise neza neza Imana ikwanga, cyangwa se warabayeho kubw'ibibazo gusa ukumva niyo wakipfira ejo rwose ntacyo bitwaye? Niba warahuye na kimwe muri ibi ntujye kure. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru ngufi cyangwa se short story bita urukundo rw'ibihe byose. Gusa mbere yuko dutangira wowe dukurikiye banza ukore share, subscribe, ukanda no kukazagera kugira ngo nitujya dushyira ikiganiro ujye tukibona. Nge ndi Esther niyo mutabazi, iyi ni Esther Official TV. Reka dutangire. Iyi nkuru ngufi itangirira ahantu mu cyaro. Aha hari umusore witwaga Rowan. Yari umusore ukiri muto cyane, gusa umushabitsi rwose wirwanyeho. Uyu Rowan yakuriye mu bakene cyane, iwabo bari abakene ndetse babandi abanyarwanda bita batindinya kujya, ariko rwose ntiwari kubimenya. Yari umusore wize wirwanyeho, udasubiza inyuma akazi ndetse uzi gushaka ubuzima. Uku kwiyubaha rero no gushakisha ubuzima no kwihagararaho no kutaba mutijanda byatumye umukobwa witwa Leya aza kumwemera. Ushobora kwibaza uti byagenze bite? Uyu Rowan mu gukura kwe ukagenda kura ashakisha ubuzima, yaje kubona ko ari ngombwa ko agira umukunzi. Ibi rero byaje kumwerekeza ku mukobwa witwaga Leya. Uyu mukobwa yari umwana wo mu bakire cyane ndetse cyane, bamwe bakize bageze iyo bajya. Gusa Rowan yari amuziho imico myiza, yari umukobwa mwiza witonda cyane. Leya kandi nubwo yavukaga aho ngaho ariko ntiyirataga namba. Ibi rero byaje gukurura Rowan bimwerekeza kwa Leya. Leya ntiyazuyaje kuko yabonaga Rowan ukuntu ari umusore wirwanyeho. Yari amuzi neza, abizi neza ko ari umusore wakoze ndetse utijanda ku murimo wari we wose. Leya yaramwemeye atazuyaje, aba bombi bemeranya kwikundanira. Urukundo rwabo rwari rwiza cyane ndetse abantu bose nyine barabibonaga ko bakundana, kandi bakundiraga rwa rukundo nyine rufite intego. Iyi nkuru rero bidatinze yaje kugera iwabo wa Leya. Mu kuhagera yageze ku babyeyi be. Ababyeyi be ntibabyishimiye na gato, bibazaga icyo umwana wabo yabuze ku buryo ajya gukundana n'umusore wo mu batindi. Ariko Leya mu by'ukuri ntacyo byari bimubwiye kuko yari azi Rowan neza neza. Aba babyeyi byarabarakaje cyane, nuko baricara bajya inama bavuga ko Rowan naramuka aje kubasaba umugeni bazamunaniza cyane. Bemeza ko bazamutuma igikapu cy'ibiceri bya zahabu. Ibi bumvaga ko bizananiza Rowan ku buryo azazibukira akabavira ku mwana. Bidatinze rero Rowan yaje gusaba umugeni. Nababwiye ko aba bombi bakundanaga urukundo rwose rw'icyitegererezo. Rowan mu kuza gusaba umugeni yasanze baramwiteguye, nuko bamubwira ko kugira bamushingire umukobwa wabo ari uko agomba kuzazana igikapu cyuzuye ibiceri bya zahabu. Rowan yarumiwe, gusa ntiyacika intege, ntiyanabereka ko hari icyo bimutwaye. Yarikirije ababwira ko rwose vuba azagaruka kandi bakamuha umugeni. Yababwiye ko agiye gushakisha kandi vuba cyane azaza azanye ibyo bifuza kandi akabibahereza n'umutima mwiza. Rowan yaragiye atangira urugendo. Muri urwo rugendo rero yakoze ajya gushaka ibyo biceri bya zahabu, yahuye n'abantu batandukanye bamufashije. Ku ikubitiro yahuye n'umusaza wari ukuze cyane. Yarashonje, aramugaburira, amuha amazi, amuha n'ibyo kurya. Ndetse kandi yaje guhura n'undi mukobwa wari muto cyane ariko wibanaga, amuha icumbi, amuhereza aho kuba. Ndetse Rowan yagize amahirwe yo guhura n'umukecuru wari ukuze cyane muri ako gace w'umunyabwenge abantu bose bagishaga inama. Uwo mukecuru yamugiriye inama. Izo nama zafashije Rowan mu buzima. Rowan yakomeje gushakisha, ashaka ibiceri bya zahabu karahava, ashyiramo umwete mwinshi.
yumvaga kubwe ari igitego agiye gutsinda. Yumvaga agomba gukora igishoboka cyose akabona amafaranga ubundi akarongora umukobwa w'inzozi ze. Rowan yakomeza gukora uko ashoboye kose nk'umusore nyine utari umunebwe. Mu gihe gito yari amaze kubona amafaranga kandi yari afite intego, ubugwaneza, umutima mwiza, urukundo rwinshi. Kubwe yumvaga ntacyo atakora kugira ngo abone Leya. Bya biceri bya zahabu yarabifashe arabijyana byuzuye igikapu. Uyu Rowan amaze kubona ibi biceri bya zahabu yateguye urugendo, ategura urugendo rwo gusubira iwabo. Yasezeye kuri za nshuti zo zose azibwira ko asubira iwabo icyari cyamuzanye kirangiye. Aheka cya gikapu cy'ibiceri bya zahabu afata urugendo aragenda. Ushobora kwibaza uti ese Rowan urugendo rwaramuhiriye? Reka turebe. Rowan yafashe urugendo arataha. Mu gutaha yatahanye akanyamuneza n'ibyishimo avuga ati umusibo ejo bundi nkamurongora. Ariko rero byaje kumugora cyane. Rowan mu gutaha yageze mu nzira asanga ibisambo byamwiteguye ndetse biramwambura biramucucura karahava asigara imbokoboko. Aha niho Rowan yacikiye intege neza burundu yumva isi imurangiriyeho. Yibaza niba agiye kubura ubuzima bwe akabura urukundo rw'urubavu rwe rw'ibihe byose. Atekereza imvune yavunitse akorera ibyo biceri biramurengara riravuza induru. Rowan yumvise isi imubanye umudugudu, yikubise hasi mbese amera nk'utaye ubwenge. Aho azanzamukiye yarasindagiye agenda asereba ibirenge kugeza ageze iwabo. Iwabo bamukubise amaso babonye yacitse intege cyane. Bamubaza uko byagenze arabatekerereza. Iyo nkuru yabaye ikimenwa bose, abantu bo muri ako gace bose barayimenya. Ndetse ntibyatinze iyo nkuru yaje kugera no kwa basebukwe. Bamenya ko uwari kuba umuko wabo ari we Rowan bamwamburiye mu nzira. Bose baguye mu kantu, ariko disi bashyiramo umutima wa kimuntu. Bamutumijeho bamubwira ko bamenye ibyamubayeho. Bamubwira ko rwose batitaye ku icyo gikapu bamwibye, batitaye ku byo bari bamutumye ko bagiye kumuha umugeni bakamurongora. Bamubwiye ko bashimishijwe cyane n'umuhate, ubugwaneza, ubushishozi, urukundo afitiye umukobwa wabo. Biyemeza kubashyingira. Rowan akanyamuneza rwose karamusaga, arishima aramwenyura, byibura yumva ubuzima buragarutse. Bidatinze rero habaye ubukwe. Ikirori cyabo cyaratashye. Bwari ubukwe bwiza cyane. Inshuti, imiryango yari ibakikije. Bakoze ubukwe bwiza cyane. Aba bombi babanye babishaka, babikunze, bafitanye urukundo ndetse rwa rundi rukomeye cyane. Bagiye kwibanira bajya mu nzu yabo. Kari akazu gatoya ariko keza cyane, gatatse, kariho imitako myiza cyane. Leya nk'umukobwa wo mu bakire yari yarahatatse cyane. Gusa nyine kari akazu gatoya ariko nyine kabahaye amahoro, babayeho bishimye cyane. Uyu wari umuryango urangwa n'ibyishimo. Mbese ntiwari kubabona barakaye, bahoraga bisekera. Aba bombi bakomeje kubana mu munezero, mu byishimo. Rowan kandi ntiyahwemye gushimira kwa basebukwe kuba baremeye kumuha umukobwa, batitaye ko ibyo bamutumye byose yabyamburiwe mu nzira. Aba rero mu kuguma kubana, Rowan nk'umusore utaramenyereye kwicara cyangwa se gutungwa n'iby'abandi, gategereza ibyo kwa sebukwe bazamuha nk'abakire, yarabyanze rwose, yanga agasuzuguro. Rowan yabwiye Leya ko bagomba gutegura umushinga uciriritse bagakora. Umushinga barawuteguye, barakora karahava. Bateye imbere rwose umunsi ku munsi. Aba bombi nakwibutsa ko bari bikundaniye cyane, bari bahuje umugambi. Umwe yacaga undi agaca hariya. Bakize bidatinze rwose. Barakize batera imbere. Hahandi baranguzaga agace kose. Umucuruzi wese wo muri ako gace niwe yajyaga kurangura. Barakize rwose barakungahara. Mu gutera imbere rero Satani ntajya byishimira. Aba bakomeje kwibanira neza, ariko nyine Satani abarekereje. Umunsi umwe reka Rowan azajya kurangura. Aragenda apakiza amakamyo 2 y'ibicuruzwa. Aya makamyo yose ageze mu nzira uko ari 2 yarahiye yose arakongoka. Mu gukongoka, Rowan yongeye gucika intege mu buzima bwe. Bumvise isi baguyeho barumirwa. Bararize barahogora. Basubiye inyuma hasi kurusha naho batangiriye. Ariko
guha Rukundo rwabo ruguma kubabera impamba. Bafatanye ibiganza biyemeza ko bagomba gutizanya imbaraga bakongera bakazamuka. Barakoze, gusa nyine bakijijwe n'udufaranga bari barizigamiye. Hari udufaranga twari duke bari barizigamiye, utwo nitwo bahereyeho batangira gukora n'ubundi agashinga gaciriritse. Barakora n'imbogamizi nyinshi, ariko nyine barazirenga. Ngo abahuje umugambi Imana irabasanga. Imana yarabasanze rero kandi yarabiyeretse, bateye imbere bimwe bitavugwa ndetse barushana mbere. Aba bombi bakomeje kuba umuryango mwiza, umuryango ugaburira abashonje, umuryango abandi bagisha inama. Urugo rwabaga rufite ikibazo rwajyaga kubagisha inama. Bari inyangamugayo, bagiraga umutima mwiza, bari baravuye kure, bari bazi uko ubukene bubabaza. Bafashije buri wese wari utishoboye, batangaga akazi. Aba babaye umugisha ku miryango yabo yombi. Aba rero baje kubyara, baje kwibaruka abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Abana babareze neza cyane, barakura ndetse batangira gushimwa. Aba bombi babaye intangarugero, babibirangiriye, baramenyekana mu gace hose, nawe utarubazi. Abana babo bakuze babatoza kugira neza, urukundo ndetse no kugira intego mu buzima. Aha niho dusoreje inkuru yacu. Iyi yari inkuru ngufi cyangwa se icyo bita short story. Mwakoze kubana natwe, ndabashimiye.